Farao mtu mubaya aliwatesa wana Israeli. Farao ariko Imana iravuze ngo yibasiye Farao kandi ije kuvuna n'ukuboko kwe kundi kwari gusigaye, ngo nkuko yamanje kuvuna ukwa mbere ni nako ije kuvuna ukwa kabiri, ngo kandi inkota yari iri mu kuboko kwe izagwa, ntabwo azongera kukugwanya ngo agushobore. Ariko Imana ije kukurwanirira, hari ikindi cyerekezo gishya itanze ku buzima bwawe. Wareba gukabona nta nzira, byari byagucanze, ariko ndagutangariza ko iyera Imana ishobora byose. Imana ifata ibidafatika ikabikuramo ibifatika. Imana igifata ibidafite ishusho ikabihereza ishusho. Iyo Mana niyo ihaguruka. Tubahaye ikaze abadukurikiye ku Bugingo Bwiza TV, tubifurije amahoro y'Imana kugubwa neza mwebwe mufata umwanya mugakurikira ibiganiro byacu. Reka twizere ko mumeze neza kandi mukomeye, mushimira Imana. Uyu ni umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko dufite umutumirwa ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu dushaka kugira ngo tumwakire. Channel ni Ubugingo Bwiza TV, naho njyewe nitwahirwa Aime. Kwe majwi n'amashusho turi kumwe na Edimo Masengesho. Reka twakire mwene data umushyitsi wacu Imana iduhaye muri umwanya kugira ngo tubane, twibwire hanyuma dukomeze tuganira n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane kutwakira kuri ku Bugingo Bwiza TV. Turishimye cyane, turanezerewe. Reka mbere ya byose dutangire dusenga Imana, twiragiza Imana kugira ngo izibane natwe. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye ko uri Imana yabanye natwe. Turagushimye ko uri Imana yabaye mu ruhande rwacu. Byinshi byaduhigaga, byashakaga ubugingo, ariko ukahaba ukagwana intambara ikomeye tukabaho. Mana, turagushimiye, icyubahiro ni icyawe. Aka kanya rero ndakwinginze kandi ndagusabye ngo numanuke ubane nanjye muri uyu mwanya, uhagararane nanjye. Ijambo rigiye kuvugwa reka rigirire umumaro umuntu wese ugiye kuryumva, kandi rizana impinduka mu bugingo bwe. Ndagusaba kubana natwe kandi imbaraga zawe zikomeze kugaragara cyane. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro, mbigusabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero Imana ishimwe cyane, nezerewe Imana kongera kuboneka nanone kandi ku Bugingo Bwiza. Ntabwo ari ubwa mbere, ndakeka wenda hari abantu basanzwe banzi. Amazina yanjye nitwa Samson nzabona inderera, ndi umukristo. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma ndifuza ko tuganira ku ijambo ry'Imana mu mwanya Imana impaye, inyemereye ko tugiye kubanamo. Mbifuriza kugira ngo rwose mube hafi kugira ngo dufatanye gusangira ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ivugana natwe. Imana ishimwe kandi Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Mbonereho kubasuhuza bari hirya no hino mudukurikiranye. Mwese tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndi n'umuhanzi, nkunda kuririmba cyane, ndifuza kubaririmbira. Murakoze ko mubinyemereye. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Hari indirimbo nshaka kuririmba ivuze ngo bigiye gusobanuka. Hari ibintu Imana ije guhindura, hari ibintu Imana ije gusobanura ku buzima bwawe. Mwene data weho nkurikiranye, weho nteze amatwi, ndagutangariza ko hari ibintu Imana ije gusobanura ku buzima bwawe. Imana hari ibintu ije gusobanura wabonaga bisobanye, wabonaga bidasobanutse, wabonaga bitari mu buryo, ariko Imana yo mu ijuru uyu munsi wa none cyangwa se kuri iyi tariki, Imana ije kubisobanura mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndashima Imana cyane, yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege. Yisomye mu Baroma 31, umutwe waho uravuze ngo mbese ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mwisha wacu ninde? Hanyuma Pawulo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese.
ikamutanga ku bwacu twese. Aravuga ngo mbese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Turashima Imana yaduhaye umwana wayo, turashima Imana yaduhaye Kristo, akatubambirwa, akatumenera amaraso twebwe bari babi. Imana ihabwe cyubahiro. Iyo ngiyo rero yatanze umwana, ni nayo ije kugira ibintu isobanura ku buzima bwawe. Bya bindi wabonaga bidasobanutse, bya bindi wabonaga bitari mu buryo, bya bindi wabonaga bidashoboka, Imana ije kukugwanira mu izina rya Yesu. Isomye muri yo 42 umurongo waho wa 2, ijambo rivuze ngo nzi yuko ushobora byose. Mwene data, ndagutangariza ko Imana ishobora byose. Bya bindi washyizeho akadomo waravuze ngo byararangiye, ariko Imana ibibona nkaho bitarangiye, ahubwo uyu munsi wa none bigiye gutangira mu izina rya Yesu. Rero bigiye gusobanuka. Ibyo byose byari bisobanye, ibyo byose bitari bisobanutse mu maso y'abantu, Imana ije kubisobanura. Bigiye gusobanuka, bigiye gusobanuka, ibyari bihishwe mu maso y'abantu, dore iraje kubisobanura. Bigiye gusobanuka, bigiye gusobanuka, ibyari bihishwe mu maso y'abantu, dore iraje kubisobanura. Dore bagufasheho ijambo, irabareka baravuga, kandi bakubariye iminsi iricecekera. Irabareka baravuga ndetse baraniyongeza, ariko noneho dore irajije kubambura ijambo, kandi ije kubirangiza, na nyuma ya zeri irakora. Haleluya! Imana ishimwe igisobanura ibyari bisobanye. Imana ishimwe igihindura ibyanze guhinduka. Imana ihabwa icyubahiro. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma reka nihuse dufatanye kuganira iri jambo ry'Imana Imana impaye, riboneka muri Ezekiyeli ibice 30. Turasoma umurongo wa 21 hamwe n'umurongo wa 22. Iri jambo narihaye intego ivuze ngo Imana ije kukurwanirira. Ndabisubiramo, ni Ezekiyeli ibice 30 umurongo waho wa 21 na 22. Ni ijambo nahaye intego ivuze ngo Imana ije kukurwanira. Nabonye Imana igirwana. Hari abaherutse kuri baravuga ngo urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruhereye mu mizi, iminwa yabatugwanyaga yabadukwenaga warayicecekesheje uravuga, nanjye nahawe ijambo, ko byemewe na nyiri ijambo. Rugeze mu mahina, Imana ije kurwanirira. Ubona ko bidashoboka, Imana ije kurwanira. Ubona ko nta nzira, haleluya, Imana ije kukurwanirira. Ubona ko byarangiye, Imana ije kukurwanirira. Yesu agera kwa Lazaro, hanyuma bashiki baramubwira ngo Yesu rwose wikiga ugerageza ngo uze ku gituro, amaze 4 aranuka. Ariko Yesu ntabwo akangwa n'ibyanutse, ajya bihindura. Imana ihabwa icyubahiro. Birashoboka ko nawe byanutse, ubona ko bitagishoboka, ariko hari Yesu ujya uhindura ibintu, hari Yesu ujya uhindura amateka, hari Yesu ujya utabara ku muntu wamumenye, ku muntu mwishingikirijeho. Heleto pestikarabo, hari Yesu, haleluya, ujya ukura ku cyavu akicazanya n'ibikomangoma. Uwo ni uvuganye nawe isaha, ni uvuganye nawe kakanya. Aravuze ngo aje kukurwanirira. Hari igihe Imana yigeze irwana, urabibona muri rya joro. Byibuka, tekereze wa munsi bwira, ubona ko butari bucya ariko buracya. Imana yarakurwaniriye. Rero yarwanye cya gihe, iyahabaye cya gihe,
iyagukijije muri rya joro, yakurinze wa munsi, nanone kandi iragarutse ije kukurwanirira. Amen. Reka mwene data adufashe adusomere iri jambo ry'Imana riboneka muri Ezekiyeli ibice 30 umurongo wa 21 ndetse n'umurongo wa 22. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 30 umurongo wa 21 ndetse n'umurongo wa 22. Yego. Bibiliya iravuze ngo mwana w'umuntu, ravuze ngo mwana w'umuntu, wewe unteze amatwi aka kanya. Haleluya. Amen. Yego. Navunye ukuboko kwa Farawo. Imana iravuganye nawe ngo yigeze kurwanirira. Yavunye ukuboko kwa Farawo. Farawo wakurwanyaga, Farawo wakugendagaho, Farawo watumaga udashaka. Imana yavunye ukuboko kwe urashaka. Farawo watumaga utubaka, Imana yavunye ukuboko kwe urubaka. Yego, komeza. Umwami wa Egiputa, umwami wa Egiputa, kadore ntabwo napfutse, kwapfutswe ntabwo kwigeze gupfukwa ngo gushyirweho umuti. Mana turagushimye. Ni kwashyizweho igitambaro, nta nubwo kwashyizweho igitambaro kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza, kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota cyangwa se zo gukomeza kukugwanya. Imbaraga n'amavuta. Yego. Nicyo gituma ariko Imana iravuze ngo nicyo gituma umwami w'Iteka avuga ati, umwami w'Iteka avuga ati, dore nibasiye Farawo, dore yibasiye Farawo, umwami wa Egiputa. Umwami wa Imana yibasiye yibasiye Farawo. Nzavuna amaboko yombi. Iravuze ngo ije kuvuna amaboko ye yombi. Uko nabanje kuvuna nkuko yavunye kwa mbere, mvune no gusigaye, ije no kuvuna na kwa kundi kwari gusigaye ko kugwa kugikomeye. Kandi inkota iri mu kuboko kwe, kandi inkota yari iri mu kuboko kwe, nzayigusha hasi. Imana ije kuyigusha hasi. Nyemerera aho uri urambura ibiganza uhereza Imana icyubahiro. Nagihaye. Imana ije kukurwanirira. Cyo nicyo witeka. Imana ije kukurwanirira. Farawo ni umuntu mubi. Arwaririmbye ngo Farawo mutu mubaya aliwatesa wana Israeli. Farawo mutu mubaya aliwatesa wana Israeli. Farawo ufite kubuzima bwawe, Farawo wagendanaga nawe, Farawo warwanyaga. Eleto pesti karabe eleto basti karabasi karabo. Oh haleluya. Farawo. Mana ishimwe. Hari amakuru Imana igutangarije uyu munsi. Iravuze ngo ije kukurwanirira, ije kuvuna ukuboko kwa Farawo kwari gusigaye. Hari ukwa mbere Imana yavunye, ariko Farawo ntiyacika intege, kubera ko hari ukundi kuboko kwari gusigaye, kandi uko kwari gusigaye n'ubundi kwari kugifashe inkota. Niyo mpamvu Farawo yakomeje kurwanya. Warubatse ariko Farawo arakomeza arakugwanya. Imana ihabwa icyubahiro. Farawo yavunye ukuboko kwa Imana, yavunye ukuboko kwa mbere kwa Farawo urashaka, ariko uyu munsi wa none kubera ko hari ukundi kuboko kwari gusigaye, niyo mpamvu wabonaga intambara, niyo mpamvu wabonaga nta mahoro mu rugo rwawe. Ariko Imana iravugana nawe ko ije kuvuna n'ukundi kuboko kwe kwari gusigaye. Kwa mbere yarakuvunye, Mana ishimwe. Ubona akazi ariko mu kazi ntibigenda, kuboko kwa mbere yarakuvunye. Uriga urarangiza ariko nta diplome, kuboko kwa mbere eleto pestika. Imana yarakuvunye kwa Farawo, ropele bodestika rabon. Imana yavunye ukuboko kwa mbere kwa Farawo, ubona urariye, ariko uyu munsi wa none Farawo aracyagarura inzara mu rugo rwawe. Ariko ndagutangariza ko Imana ije kukurwanira, Imana ije kuvuna ukuboko kundi kwa Farawo kwari gusigaye. Imana nihabwa icyubahiro. Imana igirwana, narabibonye. Yusomye jambo ry'Imana mu Kuva ibice byaho 14 umurongo waho wa 13 washaka ukageza kuri 15, hari ijambo rivuze ngo Mose asubiza abantu
abantu abo n'Abisiraheli Mose yavuganaga nabo bari bageze ku nyanja, babonaga ntanzi. Imana ishimwe ko Imana igiturwanira tukabona inzira. Hanyuma Abisiraheli Farawo yarabagose, yarabasatiriye, babona nta nzira. Ariko hanyuma ngo Imana ivugana na Mose iramubwira ngo Mose, Imana ihabwa icyubahiro, haleluya, iramubwira ngo bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Mose azi imbere y'iteraniro abwira abantu, arabwira ngo mwitinya, mwihagarare gusa, hari Imana ije kubarwanira. Arababwira ngo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere, Imana ije kurwanira. Ntabwo nzi urugamba wari ufite, ntabwo nzi intambara wari ufite, ntabwo nzi, ntago mbizi. Birashoboka ko intambara zawe yari amadeni, birashoboka ko intambara yawe kwari ukubura urubyaro, birashoboka ko intambara warwanaga kwari ukubura ibyo kurya cyangwa se imyambaro n'ibindi byinshi cyane, cyangwa se kwari kurwanwa n'abantu. Ariko Imana irarebye ibona ko udashoboye kurwana, irarebye ibona nta mbaraga ufite, irarebye ibona ntiwanyeganyeza, irarebye ibona ntiwaterura. Niyo mpamvu ihisemo kuza kukurwanirira. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bibiliya isomye muri ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana ibice 5, batubwira inkuru z'umuntu ngo wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi. Uyu murwayi yari yaratesetse imyaka 38 ni myinshi, ariko hanyuma Yesu amurebye abona ko adashobora kwinaga mu kidendezi, abona ko nta n'umuntu afite wo kumunaga mu kidendezi. Yesu arahaguruka, Yesu arahagurutse ku buzima bwawe, Yesu araje ku buzima bwawe, Yesu aje kurwanira. Benikitalabasia, Imana ije kukurwanira. Hanyuma ngo arahaguruka, ngo akigera aho ngaho ngo abone uwo murwayi, ngo akimubona ngo amenya ko amaze igihe kirekire kandi arwaye. Uzi ko igihe umaze ku kidendezi Yesu akizi, igihe umaranye ubwo burwayi Yesu arakizi, igihe umaranye izo ntambara Yesu arakizi. Igihe umaze uzenguruka umusozi Yesu arakizi. Hanyuma Yesu aramubwira ngo haguruka kandi wikorere uburiri bwawe wigendere. Ntabwo umurwayi yabyumvishe, ntabwo yabyakiriye, ariko Yesu ni wari uvuze. Iyo Yesu avuze, ibyo avuze bishyirwa mu ngiro, ibyo avuze bishyirwa mu bikorwa. Umurwayi aramubwira ngo rero, maze 38 atangira kwisobanura. Yesu aramubwira ngo rero nahageze, nje kukurwanirira, nje kukurwanirira, ntawo kukujugunya mu kidendezi, ariko nge ndaje kugira ngo nguhagurutse. Imana ihabwa icyubahiro. Aramubwira ngo none hano ikorere, haguruka wikorere uburiri bwawe wigende. Ngo ako kanya ngo arahaguruka yikorera uburiri bwe aragenda. Nawe ndabona ugiye kwikorera uburiri. Hari ikintu Imana ije gukora ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo riravuze ngo Imana ije kukurwanirira. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya, haleluya, haleluya. Imana igirwana, Imana igirwana, Imana igirwana. Ndashaka kugira ngo ukurure imbaraga z'Imana. Ureba ahantu Imana yigeze kurwana, urebye Imana yigeze ikora ku buzima bwawe, ukurure imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Imana ijya irwana, kandi iyo yarwanye ntabwo igineshwa. Urugamba Imana yagiyeho, urugamba Imana yagiyemo iserukana cyangwa se itahukana intsinzi. Imana yo yarwanye nta maboko namwe, nta mbaraga nimwe yabasha kuyinesha. Imana yo mu ijuru ije kukurwanirira, haleluya. Imana ishimwe. Imana yavunye ukuboko kwa mbere kw'ibyakurwanyaga. Reka mvuge muri aya magambo, hari ibitugwanya mu buryo bubiri. Cyambere mu buryo bw'umwuka, ibyo tutareba biturwanya cyangwa se turwana nabyo. Hari n'ibindi turwana nabyo ariko tukabireba n'amaso. Ibyo byose rero, izo ntambara zo mu mwuka utareba n'izo zo mu mubiri, ibyo byose Imana ije kukurwanira, kandi habonetse intsinzi iturutse mu gihugu cyo mu ijuru. N'ubuhanuzi bwawe bwakire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iravuga ngo yewe mwana w'umuntu, wa mubyeyi, Imana irakwibutsa ko yavunye ukuboko kwa Farawo,
kandi ntabwo yemeye ko gupfukwa, ntabwo yemeye ko bagushyiraho ibitambaro kugira ngo kutagira imbaraga. Imana ishimwe. Yavunye ukuboko kwa Farawo, urabibona n'amaso yawe, wari ugiye gupfa ariko ntiwapfa. Imana yavunye ukuboko kwa Farawo. Wari ufite amadeni, Imana irakwishyurira. Kuriya ni ukuboko kwa Farawo Imana yavunye ku buzima bwawe. Iravuze ngo noneho iramwibasiye, hari ukundi kwari gusigaye. Niyo mpamvu wabonaga izo ntambara, niyo mpamvu wabonaga ayo makuba, niyo mpamvu wahuraga n'ibyo byose. Ariko Imana iravuze ngo yibasiye Farawo kandi ije kuvuna n'ukuboko kwe kundi kwari gusigaye, ngo nk'uko yamanje kuvuna kwa mbere ni nako ije kuvuna kwa kabiri, ngo kandi inkota yari iri mu kuboko kwe izagwa, ntabwo azongera kukurwanya ngo agushobore. Imana ije kukugwanirira. Tugiye gusenga Imana. Imana ije kukugwanirira. Wari ufite ideni ariko dore Imana ije kukwishyurira. Imana ijya yishyura. Muratuza. Haleluya. Ayo marira Imana ije kuyahoza. Ubwo Imana ije kubukumara. Ko gahinda Imana ije kugakiza. Niyo yomora inguma, niyo ikomeretsa, ni nayo yomora. Imana ije kukurwanirira. Mwene data, Imana ije kurwanirira. Ahari warebaga ukabona nta nzira, ni nabyo kandi, ariko hari indi nzira Imana iciye ku buzima bwawe. Ndabyibuka Eliya yigeze abura inzira, akagezi yaracungiyeho k'ikereti kaza gukama, ariko hanyuma Imana igirwana, Imana iginesha, Imana igiseruka kandi gatahukana insinzi, igwanirira Eliya. Iramubwira ngo Eliya, nubwo akagezi kakamye, kubw'ijambo nakuvuzeho, kubw'umugambi ngufiteho. Oh haleluya! Iramubwira ngo Eliya, hari akandi kagezi, hari akandi kariba. Imana iramubwira ngo haguruka werekeze i Serefati, narangije gufukura kandi kariba ugomba kunyweraho, narangije gufukura kandi kariba gasumba ko kikereti. Iramubwira ngo haguruka ugende ugi Serefati, aho niho nafukuye kariba kandi narangije gutanga itegeko. Urahasanga umugore cyangwa se umukecuru umupfakazi, narangije kumutegeka ko ari ugomba kugutunga. Manishi arahaguruka agera i Serefati. Bibiliya iravuze ngo ako kanya ngo akihagera ngo asanga umukecuru ngo urimo atoragura ngo udukwi, ariko Imana yari yatanze itegeko ko akariba kagomba gufukugwa i Serefati. Hari ahandi nawe Imana itanze icyerekezo ku buzima bwawe, wareba ukabona ntanze, ariko Imana ije kukurwanirira. Hari ikindi cyerekezo gishya itanze ku buzima bwawe, wareba ukabona nta nzira, byari byagucanze, ariko ndagutangariza ko iyera Imana ishobora byose. Imana ifata ibidafatika ikabikuramo ibifatika, Imana igifata ibidafite ishusho ikabihereza ishusho. Iyo Mana niyo ihagurutse uyu munsi ije kukurwanira. Cyecuru ambwira ngo rero nanjye ntacyo mfite, nagafu kangana n'ikiganza kimwe, kandi niko ndi buvuge iri joro ngera umwana wanjye tukakajya twifira, nta yandi merekeza ahari. Eliya aramubwira ngo manza umvugire hakanje. Cyecuru ngo arakavuga maze kukamuha. Bibiliya iravuze ngo Eliya amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo Imana iravuze ngo, umva uko Imana ivuganye nawe. Aramubwira ngo Imana iravuze ngo ikibo cyawe ntikizaburamo ifu. Ako ni akandi kayira Imana yari iciriye Eliya. Nawe hari akandi kayira Imana iciye ku buzima bwawe kandi kakugeza ku mugisha wawe. Arangije ngo aramubwira ngo kandi n'imperezo yawe ntabwo izabura mu mavuta. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ntabwo ikibo cye kigeze kiburamo ifu nk'uko Imana yari ibivuze, nta nubwo imperezo yigeze iburamo amavuta. Barariye kugeza igihe imvura yongeye kugwira mu gihugu. Imana ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire ngo hari itandukaniro riri hagati ya Kereti na Serefati. Ni ukuvuga ngo Kereti uba utegereje igikona, igikona gishobora gusibira,
birashoboka igikona gishobora kutaza kigasibira. Ni ukuvuga ngo ikereti uba wicaye utegereje igikona. Ariko serefati, itandukaniro riri hagati ya kereti na serefati, ariyo mpamvu nkubwira ngo nujya usaba ntugasabe kereti ahubwo uzasabe serefati. Ariko nanone ntabwo serefati yaza hatamanje kereti, ntibishoboka. Awihanganire kereti rero. Iyi kereti Imana igutungisha ibikona. Ni ibikona. Ariko igeze serefati, umva ifu uragenda ukadaha igasubiramo, wakora ku mperezo amavuta akagumamo. Reka nkubwire, iserefati urahabwa, iserefati uriha, ariko kereti urahabwa. Nuvuga ngo kereti utega amaboko, ariko serefati wikoreramo. Imana rero izanye serefati ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Impamvu yizanye urayizi, nuko ije kukurwanirira. Imana ishimwe. Zaburi 12:6 turavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahagurutse, nje gushyira, nje gutuza, nje kwicaza, nje gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Niko Uwiteka avuga. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ije kukurwanira. Ubonye ijambo aho wari waraburiye ijambo, ugize agaciro aho utari ufitiye agaciro. Abatakugendereraga bagiye kukugenderera. Izo ntambara wari ufite mu buzima bwawe Imana ije kuzirwana. Ndimo nsoza, ndi kugera ku musozo, ariko mu ijambo rimwe Imana irahagurutse kandi ije kwicaza ibyihagurukije ku buzima bwawe. Ije kurwana intambara zose za zindi zari zihari wabona gutashobora kurwana. Imana ije kurwanira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusengana Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Yavunye ukuboko kwa mbere, hari ibyemeye, ariko hari ukundi kuboko kwasigaye, hari ukundi kuboko kugihari, hari ukundi kuboko. Ariko Imana iravuze ngo yibasiye Farawo. Ije kuvunana kwa kuboko kundi kwari gusigaye. Icyo usabwa mwene data ni kimwe. Habakuki yarakivuze ibice bibiri, aravuga ngo njyewe nzahagarara ku munara wanjye. Icyo usabwa ni ukuguma muri yo. Jambo rirabivuze muri Yohana 15:7 ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, akaba muri mwe, akagendera muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa mu izina rya Yesu. Imana irimo ivugana n'umuntu wagumye muri yo. Yego, kwije kumurwanirira. Imana irimo ivugana nawe watindanye nayo ko uyu mwaka ari umwaka wo kugira ngo Imana ikurwanire. Beni kitala basi kitala bre. Urakoze Mana, ndakumva Yesu. Iravugana nawe urira kwije kuguhoza amarira. Iravugana nawe watawe. Imana yo mu ijuru iri kumwe nawe kandi abagutaye bagiye kugarukira. Beni kitala basi kitala bo. Iravugana nawe udafite ijambo, kwije kuguha ijambo, ukagira ijambo hahandi waburiye ijambo. Imana ihabwa icyubahiro. Iravugana nawe urwaye, kwije kukurwanira ubwo burwayi bugakira, igashyira iherezo kuri izo ndwara. Beni kitala bostika. Ahari birashoboka ko kwa muganga habuze igisubizo, no mu bavuzi batandukanye byanze, ariko Yesu arahagurutse aje kukurwanira. Beni kitala predo be ne pasi kitala be. Urakoze Mana, turagushima. Mana ndagushima. Icyubahiro ni icyawe. Gushimiye kuje kurwanira mwene data. Ndagushimiye kuje kurwanira uyu mubyeyi, uyu mugabo, uyu musore, uyu mukobwa, uyu mwana, uyu wese urimo yumva ijambo ryawe. Ndagushimiye kuje kumurwanira. Ndagushimiye kuhagurutse. Ndagushimiye kutanze insinzi. Ndagushimiye ko agiye kubona ikimenyetso cy'ibyiza, kandi uhereye umunsi hari ibyo urangije ku buzima bwe. Agiye kwakira insinzi,
azafatanya n'abera bawe kugushima. Hari igitangazo umutunguje, hari icyo ukoze ku buzima bwe, wongeye kuvuna n'ukuboko kundi kwa Farawo kwari gusigaye. Imana ihabwa icyubahiro, turagushimye kubikoze ukabikorera kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma birashoboka ko wenda wakifuza kuvugana nanjye kugira ngo dusengane, cyangwa se hari n'inama wangisha. Nimero yanjye ni 0781455022 0781455022. Murakoze, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Barakoze cyane mwene data Evangeliste Samson ku ijambo ryiza ry'Imana tugejejeho. Imana ije kuturwanirira. Yego. Kurwana rwose. Rero bisaba kwizera. Yego. Kandi iri jambo wumve yuko ari iryawe rije aka kanya, wumve yuko ari iryawe rije nonaha. Wumve yuko Uwiteka aje kukurwanirira kandi hari impamvu nyinshi. Haleluya. Birashoboka yuko ari mu bibazo, bari mu bigeragezo, hari ibintu byakurwanyaga, hari ibintu byabigiye kugutsinda. Ariko nkuko yavunye uko kwa Farawo kwa mbere n'ukwa kabiri, Imana isha kukurangiza kandi iramwibasiye. None ikintu cyatangaje, amen, nuko uko ari gufite inkota, yego, ije kukurambika, yego, nta nubwo kuzongera kubona uko kuyifata. Ndafashijwe no kuba Imana ihabwe icyubahiro. Rero turamushimiye, yego, Imana imuhumugisha. Nawe warukurikiye Ubugingo Bwiza TV, reka tukwifuriza amahoro y'Imana kuvuga neza, kandi tuvuge ngo uhabwe umugisha n'Imana kubwo gufata umwanya wawe ugakurikira Ubugingo Bwiza TV. Amen. Rero naho utaha, Imana ibagene neza mu izina rya Yesu. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.